Yes, nizere ko mumeze neza abantu dukomezanye na Grossbait. Ubu noneho tugiye kureba uburyo bundi bwo kuba ushobora kuba wakwiyandikisha cyangwa se ukandikisha umuntu wawe muri Grossbait. Nta kindi bigusaba kuba ufite email yawe, kandi email yawe ikaba iri gukora neza nta kibazo, cyane ko hari ama message bagenda bohereza kuri email yawe kugira ngo bigufashe gukomeza procedure yo kubure gufunguza konti muri Grossbait. Nta kindi ukora, uyituza ahangaha register kiyandikisha, cyane yuko hari n'ubundi buryo ushobora gukoresha link nka link muri buze gusanga munsi y'iyi video. Muraza kuhasanga link, iyo link nawe ushobora kwiyandikisha wowe ubwawe ku giti cyawe, hanyuma nkaza kubibona, hanyuma ugakomeza ibisabwa kugira ngo konti yawe ibe yaba active. Bigusaba kuba ufite ID cyangwa se sponsor ID. Byanze bikunze ni umuntu uba ukuzanye niwe ugomba kukwandikisha. Rero ni iyi ngiyi, iyi niyo bari kuvuga. Iyi rero urayikopiya, hanyuma uyizane ahangaha uyishiremo, hanyuma urabona ko nyirayo amazina yayisaza, hanyuma ahangaha agiye muri uru ruhande, hanyuma amazina y'uwo uri kwandikisha. Turebe amazina, tutaza kwibeshya. Dore amazina naya, tuyakopiye tuyatware ngo ataza kubaho kwibeshya. Tuyashiremo email, hanyuma igihugu, tugahita dushyiraho nimero za telefone. Hanyuma aha tugashyiramo ijambo banga, tukayisubiramo, hanyuma tukabyemeza, hanyuma tukemeza ko tutari amarobo, hanyuma nibimara kutwemera yuko ubusabe bwacu bw'uko tutari amarobo bwakunze, nta kindi kiraba gisigaye ni ukwemeza hasi operasiyo yacu. Ikibazo cya network.
z'ibyo twashizemo. Murabona ko bibaye biciyemo. Hanyuma nta kindi turi bukore, turajya kuri email yacu. Hanyuma nitugera kuri email yacu haraza kuza ubutumwa. Ubutumwa ndabona butaraza ariko ntabwo burambirana, dore ngubwo buraje. Twinjiremo. Hanyuma twemeze iriya konte yaje. Mu kuyemeza ntabwo bigoye, ni uguhita dukanda ahangaha gusa, hanyuma tugategereza akanya. Tubibutsa yuko ushobora subscribinga kuri channel yacu kugira ngo ubone amavideo y'ubutaha bagereho, mukaba mwakanda kuri iyo nzogera byegeranye, hanyuma amavideo yacu kazajya bageraho uko agiyeho. Murabona ko byabaye rero. Ubu ngubu nta kindi, konte yacu byarangiye, twayigezemo. Ikiba gisigaye noneho ni ugukurikiza intambwe zikurikira zo kwishyura, hanyuma konte zacu zigahita ziba active, tugatangira gukorera amafaranga. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha muri video zacu zikurikira.